Ya, reka ndagarutse ariko ako karirimbo ndakabatuye nubwo mukunda ibihangano by'umuhanzi Kamaliza Inyamibwa, umuhanzi nkunda kandi ufite impanuro nyinshi cyane, afite ibihangano binyura ubwenge. Nagira ngo rero ubwo turimo kwitegura gusoma igice cya gatandatu cy'iyi nkuru yacu Ikiguzi cy'imbabazi, aka karirimbo kabashimishe. Yavuga ku gahinda n'umubabaro, utese nababare mbigire nte, mbwire nde unyumva. Nawe ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba hari umuntu wumva watura umubabaro wawe. Burya mu buzima hari igitabo nanditse cyitwa Inzozi z'urukundo, nicyo cy'iki ngiki. Naravuze ngo nta muntu n'umwe kuri iyi si, iki nta muntu n'umwe kuri iyi si udakunda utanakunda. Nta muntu n'umwe utishimira ko bamukunda, utishimira ko bamutega amatwi. Ni nayo mpamvu mbabwira iyi nkuru y'ikiguzi cy'imbabazi. Buri muntu wese ku isi arababara kandi ashobora no kubabaza abantu cyangwa se bakamuha ibyishimo, ariko iyo udashoboye kugira umuntu ugutega amatwi niho usanga abantu biyahuye. Kugira imbabazi rero, umuntu agira imbabazi bitewe n'amarangamutima yiwe, bitewe n'umutima wa kimuntu afite, bitewe n'uko yumvisha inkuru imukoze ku mutima, n'ibintu byinshi bitandukanye. So mbibutse rero ko turimo gusoma igitabo cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi. Mu bice byabanje nabasomeye igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice cya kane n'igice cya gatanu. Mbibutse ko iyi nkuru ni inkuru ndende, ifite paje 87, ikagira ibice 12. Ubu rero twari tumaze gusoma ibice 5 tugeze ku gice cya gatandatu. Ntekereza ko ubushize duherukana Mbabazi amaze kwakira telefone imubwira yuko ari Sugira umuhamagaye, ko ashaka kumuvugisha. Undi kubera ukuntu Sugira yamugiriye nabi atarakira ibyo bintu, ahita akubita telefone hasi, agira ihungabana ryinshi. Twasoje turimo kwibaza tuti, nabazaga abari bankurikiye ubwo niba ari wowe icyo gihe wari uhari cyangwa utari uhari uzabikurikira, cyangwa nusoma kino gitabo nabwo uzabibona. Narabazaga ngo ese ni iyihe nama wagira umurungi yemera asubizeho telefone ahamagarwe na Sugira? Kuko twari twavuze uburyo telefone yayimennye akanga kuyisubizaho kugira ngo Sugira atamuhamagara, ariko nanone yatekereza yuko Mbabazi inshuti ye nawe iri buze kumubura kuko ntiyari afite uburyo ari bumukominike, nawe kikamubera ikibazo. Hano rero twaribazaga tuti, ese ni iyihe nama wagira umuntu yemera gusubizaho telefone ahamagarwe na Sugira amubwire ibyo yashakaga kumubwira? Cyari ikibazo cya mbere. Ahamagare cyangwa ahamagarwe na Mbabazi amubaze ibyamubayeho. Ese azamubwiza ukuri atazi n'icyo Sugira yaramuhamagariye? Niho twari tugeze. Icyo gihe nabasabaga gukurikira igice cya gatandatu cy'iyi nkuru kugira ngo cy'iyi nkuru y'ikiguzi cy'imbabazi, kugira ngo wumve neza, umenye iby'ikiguzi cy'imbabazi. Ubu rero ngiye kubasomera igice cya gatandatu cy'iyi nkuru. Kurikira. Nyuma y'icyumweru cyose umurungi atarasubiza telefone ye ku murongo kuko yumvaga ashaka gukomeza kuba wenyine, nyamara ku rundi ruhande ntiyari afite ibisubizo by'ibibazo byose yibazaga. Nibyo yari akeneye umujyanama, yaba Mbabazi yaba Keza, ariko yari akeneye umujyanama. Nuko nyuma y'iminsi 3 irenga ku cyumweru cyose, nibwo Mbabazi yakomeje gushakisha amakuru ye, aza guhamagara Keza wari inshuti y'akadasohoka n'umurungi, amubaza icyo yabaye, amubwira ko amaze iminsi yararwaye kandi telefone ye yamenetse. Niko kumusaba ko yaza kumutiza telefone bakavugana. Iyo nshuti yabo bombi irangije akazi
yagiye kureba Umurungi imubwira ko Mbabazi yamubuze kandi yamusabye kumumuha bakavugana. Undi no kwimyoza, yewe ubona ko rwose atabishaka, ariko ashyiramo kwijijisha arikiriza ati murakoze cyane ke, ariko se nako rwose sinzi icyo ndi bumubwire. Keza ntiyari yakamenya ikibazo inshuti ye ifite, nuko aramubaza ati ese wabaye iki sha, ko ndeba utameze neza rwose. Nuko amusigira telefone ajya kwikinira na Cyomoro muri salo, undi nawe yinjira mu cyumba atangira kuganira na Mbabazi. Umurungi agifata telefone yaratitiye nk'ufatiwe mu ikosa. Yumvaga ko byose Mbabazi abizi. Mu by'ukuri ntiyari yiteguye ibyo ari busobanurire umukunzi we. Ntiyari bumuhingukirize ko ari mu bwihisho bw'umwanzi wamushegeshe umutima. Nuko no kwihagararaho ndetse yijijisha aramubeshya ati nararwaye na telefone yanjye Cyomoro ayitura hasi irameneka, mbura uko nkuvugisha. Mbabazi aramubaza ati kuki wanyicishije irungu bigeze aho koko? Iminsi ingana gutya ntumva ijwi ryawe, ntanamenya amakuru yanyu? Ntibishoboka rwose. Undi ati mbabarira shenge, sinari nzi ko byakubabaje bigeze aho, gusa sinkubeshya rwose niko byagenze. Ariko Mbabazi wari uzi neza Umurungi ntiyanyuzwe. Yumvishe ko amukinze byinshi, kuko ubusanzwe ntiyari bumare umunsi umwe atamuhamagaye cyangwa ngo abure uko amwoherereza ubutumwa bugufi yifashishije indi telefone mu gihe yahuraga n'ikibazo nk'icyo yari yahuye nacyo. Rimwe na rimwe iyo umuriro waburaga cyangwa amafaranga yamushiranye, yakoraga uko ashoboye akanatira telefone undi muntu, ariko akarara amuvugishije ngo utaza kumubura agahangayika. Ariko kuri iyo nshuro ibyo byose byarabuze. Barakundanaga ku buryo bakoraga uko bashoboye bakabana nk'abahorana, nyamara intera yabatandukanyaga ntiyari ntoya. Iyo umwe atabonaga akanya, undi yakoraga ibishoboka akakabona. Yibazaga rero ukuntu hari hashize iminsi irenga 10 yose atumva ijwi rye. Umutima wamuhamirizaga ko hari ikidasanzwe ku mukunzi we, nubwo we atabashaga kwerura ngo amubwire icyamuvunaga umutima. Nibwo kumwihanganisha amusezeranya ko araza kumwoherereza indi telefone, maze bakajya bavugana nk'uko bisanzwe. Umurungi yongeye kwikanga, yibuka ko akoze irindi kosa ryo kubeshya umukunzi we, ariko nanone yakomaho agatima akumva atahingukiriza Mbabazi ibye na Sugira washaka kugaruka mu buzima bwe. Yibazaga uko ari bubigenze namara kumwoherereza indi telefone. Bikamushobera, akomeza kwibwira ati ese Mana, noneho ndazibandwa nzerekeza hehe koko ko ntigenje? Ndahindura nimero se? Ninyihindura Mbabazi arambaza impamvu kandi ntashaka kuyimubwira. Nshuti zanjye, ikinyoma kirakatsindwa, kiravuna. Usimbuka umukingo umwe, ikinyoma kikagutura mu wundi. Umurungi yafashe icyemezo cyo kwakira telefone akayisubizamo simukadi ya nimero ye. Ubundi akajya akomeza kuvugana na Mbabazi nk'uko bisanzwe, kugira ngo atazavaho amenya ibye na se wa Cyomoro. Nuko hashize ukwezi Sugira yongera guhamagara Umurungi yanga kumwitaba. Abikora inshuro nyinshi, nyuma aza gufata icyemezo cyo kuza kumwitaba niyongera kumuhamagara, maze akumva icyo amushakira, yewe akanamukurira inzira ku
ko ibye nawe byarangiye ndetse yabonye undi muntu umukunda uko ari wemeye kumubabarira akomora inguma yamuteye. Nuko umugoroba umwe Sugira yongera guhamagara, undi afata telefone n'agasuzuguro kenshi ati alo. Mu gihe undi ataravuga aramubwira ati ariko nagusabye kumpa amahoro, uranshakaho iki koko? Wambabariye ukampa gutuza ko aribyo nahisemo? Wahamanya ibyishimo wahisemo nanjye ukandekera ibyanjye? Undi amuca mu ijambo ati nshuti yanjye, ngarutse kugusaba imbabazi. Maze iyi myaka yose umutima wanjye nkomanga ko nahemutse. Niyo mpamvu ngusabye imbabazi. Ndabizi sinzikwiye, ariko byibura ubeho uzi ko nanjye nababajwe no kuba narakubabaje, nkiyibagiza imbabazi wangiriye, nkarenga nkaguhemukira. Icyo cyaha nkicuza amanywa n'ijoro. Umurungi aba araturitse yongera kurira, ari nako asakuza kuri telefone ati ariko koko abantu turagorwa. Ugize ngo iki? Urashaka iki? Baba, imbabazi? Wowe se urazigira? Warazigize se? Uretse njyewe umuntu wikoreye inyama, umuntu wikoreye uretse njye wikoreye ibikomere ku mutima no ku mubiri natewe nawe, Imana yo niba ibaho koko iramutse yumvisha ibyo wankoreye yakubabarira? Rwose ndakwinginze ndeka, nta mahoro naharaniye kuko arahenda narabibonye. Nuko warakoze cyane. Sugira nawe n'ijwi ritakamba ati mawe ndabizi narakubabaje bimwe bidakwiriye imbabazi, ariko nanjye nyumva kuko igihano nahawe kiruta kure igikwiye. Namenye igihombo cy'ubuhemu, namenye ububabare bw'ibikomere wikoreye ari uko nanjye namaze gukomereka. Ubu noneho wavuga nkakumva. Sinzi inzira ndende wanyuzemo ngo ugere aho uri, ariko ikiguzi cyose byaba bisaba uramutse umbabariye nazacyishyura ubuzima bwanjye bwose. Umurungi kwihangana byaranze akomeza gukineka, ari nako asepfura agacishamo akiruhutsa. Sugira yari amubwiye amagambo akomeye, amutera kwibaza byinshi mu mutima we. Niko kumara akanya atavuga, undi nawe akomeza kuvuga ngo alo alo alo, arambiwe arakupa. Umurungi yongeye kwibaza ati ese Sugira yahuye n'ibihe bibazo byamuteye kwicuza ubugome yankoreye bwose koko? Ni iki gitumye agaruka kunsaba imbabazi nyuma y'imyaka 4 yose? Yashwanye n'umugore yashatse se? Yaramutaye se yisangira undi? Yarapfuye se? Bamwirukanye mu kazi se? Ese ubu ibyanjye n'imbabazi arabizi? Mbega ibibazo bitari bifitiye ibisubizo n'uyu mwana w'umukobwa. Wari ufite ibisubizo n'uwo yari yongeye kwanga gukomeza kumva inkuru ze mu matwi ye. None rero nawe reka nkwibarize wowe ukurikiye ino nkuru. Ese ari wowe wakora iki? Wakomeza guha umwanya uwaguhemukiye? Wabanza kumva ikimugenza n'ikimuteye kugaruka kugusaba imbabazi? Ese umurungi yari yibagiwe ijwi rya mbabazi wamuhoraga mu matwi no ku mutima? Ese koko Sugira yaragaruwe n'iki mu buzima bw'uyu mubyeyi warushye akiri muto? Ni ibibazo bitandukanye. Niba warakurikiye inkuru neza igitangira kugeza ku bice 6 tumaze kugusomera, igice cya 6 kirarangiye, ahari se umaze kumva amateka y'umurungi, amateka y'imbabazi, uwo bita Sugira yari muntu ki, ese yamukoreye ibiki? Ni byinshi cyane. So ntatinze rero nagushimira, igice cya 6 kirarangiye, tuzakomeza ku gice cya 7. Nibutse ko iyi nkuru ifite ibice 12. Tugeze navuga ngo ni mu ntimatima y'igitabo,
aho umaze kumenya abakinankuru b'ingenzi barimo n'umumaro bamaze n'impamvu n'amateka y'Umurungi na Mbabazi na Sugira yewe na Cyomoro na Keza. Uyu munsi rero reka ducumbikire aha, naho ubutaha mbibutse kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hose ujyamo ukandika Emmy Sempa cyangwa se Emmy Sempa Uwimana, cyangwa ukadukurikira kuri website yacu yitwa wa#umurunga.com, hama ukabasha gukurikira gusoma ibindi bitabo twanditse. Harimo igitabo Inzozi z'urukundo nakiberetse, harimo igitabo Isano isumba iy'amaraso, iki ngiki nacyo nakibonye aho kiriho soft copy. Harimo ikindi gitabo cyitwa Umurunga w'urukundo, nacyo nicyo nzakurikizaho kubasomera. Iki ngiki cy'ikiguzi cy'imbabazi nikirangira, nacyo ni igitabo cyiza gifite inkuru nziza cyane iryoshye, nacyo mbijeje ko nzakibasomera. Hari n'ibindi bitandukanye dufite hano, nzabasomera iki cyitwa La Dialogue peut sauver l'amour, nacyo ni igitabo cyiza wasoma kikagufasha. Ni byinshi. So ndabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mbakundisha gusoma no kwandika. Ufite ikibazo, ufite komenti, ushobora kugenda ukajya kuri izo mbuga nkoranyambaga ugatanga komenti kuri ibi biganiro tubagezaho, hama tukabafasha kandi tukaryoherwa. Murakoze, Imana ibahe umugisha.